bimeze bite ese mudugudu ari he turashaka mudugudu ngewe gira vuba turashaka mudugudu uri mudugudu ko duheruka ari wo mudugudu mushya umudugudu twitoreye wowe watowe nawe iki kibazo cyanye rero mujye kukibaza ku karere akarere gute kandi ikibazo nazanye ari icya mudugudu agomba kubaza wacisha bugufi yari kuyu mugabo mu yatowe nani bwira ndashaka mudugudu jewe mane mudugudu mane gushaka ko shaka ngo gikemure ikibazo ibyo nababwiye se ntabwo n'ibyo arimo ntabyo twebwe turashaka ndabyumva ko babibye urabyumva ute kandi utari gukemura ikibazo cy'abantu n'undi mudugudu yagiye mugabo niba wanyweye watowe nande nababwire ngende kumva yuko babibye amahene yanyu kugira ngo n'ukunde yanyu aze kubona akantu se bwoko cyane kubyumva nawe ibyo nababwira hari nababwiye muryango kandi umutekamitu n'umudugudu wa he akantu nyine bwoko nurashaka uvuga inka mu mazina yawe amafaranga nta mafaranga dufite dushaka kudukemurira ikibazo bisaba amafaranga nimba bitabajya n'ibyo cyane rero yereka bininjiye mu nzu bamuzana n'injye ese uyu mugabo amuzamugabo yinjiye mu nzu nitegereje mu gihugu ese uyu mugabo ndafite kandi uwo mugabo nagufungisha mugabo waza kumanga urajyanye yewe nihore ndavugisha mudugudu ari ibintu nini nababwiye mwabyumvise si amafaranga kandi nayo dufite wa mugabo ko kurajyana none ubwo ndabafasha iki nimba nakiri nyine nta mafaranga dufite kugira ngo nanjye mbone nitabaza izindi nzego z'ibanze zinkuriye bisaba ko nanjye mushora amafaranga nose twagutoreye nta nubwo twagutoye ahubwo sinzi n'abantu bagutoye wowe sinzana rero wari uri rero okay kumva rero kubyumva neza no rero njye kwikubwira neza kugira ngo bimbwire nawe hano amatwi wanyu ari kubyumva neza se amatwi ari mu birora ege mani nibyo niye mu biro kuko ko hari ya nashaka kugenda nashaka ko njya kubwira tubwirire hano nakira ikibazo cyane rero ku kibazo cy'umuka rero umva Tamaye ntakintu njyewe ndabafasha ubuyobozi buri marine bateretse ngibyo n'ubyiteho kugira ngo cyane kigende neza nibyo ngibyo mbabwiye kandi niba mutabishaka mu mvira ngaha mugende tuvuye hano ni ku biro byawe uko twajya no kukurega ahubwo aho ngaho mugeze hose njyewe reka nkubwire amatungo yanjye yarampenze mu gihugu nimba uri n'umuhungu nimba uri none se aya matungo ujya kuyashakira aha ngaha ntabwo uri umuyobozi se ese umuyobozi w'amatungo kuki batwaye ku mutekano ubu ngubu amatungo yacu bayatwaye mwaturindiye umutekano ubwo muri bunayatwikire ntakomeza kubura yewe nyakwishyura njye najyanye umurenge wayajyanye ukwiriye kudukemura ibibazo ibyo bibazo kibazo nababwiye nimba mutabikurikiza mubyihorere muvanga mugende tugiye kureba imbwa n'umugabo sibyo imbwa y'amarinde iraba wowe ugiye guhamagara nibwire ko mu gace hari umuyobozi muri mura yego mudugu ese naje hari ikibazo nari nagize mu mudugudu wawe naje masanga agahungu k'ingegera kari hano ngo niko mudugudu byagenze gute nagutegereje gusa masanze n'abandi baturage benshi baragukeneye nakubuze rwose banguka ugiye mu gati maze kugana n'aba bantu numva reka kuneza nari bigenda genda mu nsenyi uraje genda mama banguka ndagenda uyu mugabo afite ikihe kibazo
nyine wagiye mu sasa babuka ndagutegereje wagiye bakadukiza aba bakobwa ntabwo nzi ikibazo bafite ariko bahuka ngawe reka ndagutegereje reka mbanza nk'ubitingegera ariko wenda ikibazo kiza gukomeza nyuma ariko ntabikubise yewe urakoze kumvise komeza utubwire wowe umudugudu ushaka ngo ko bagira batera mudugu mwabyumvishije neza ariko wabaye we mu nshaka ko dusubiremo twumve ntabwo twumvise ntabwo neza kuko udafite amatwi nta kibazo ubundi wowe ushobora kubera umukuru ndabeshya mudugudu kuko ngo araje yaraje ko yaje reka manigirire mu nzu ugiye ahari urimo urashaka kujya kwinjira mu nzu none ko bangiriye muri iki kibazo usuzumye kumva se ariko ngiye twanagenda nta kibazo uranyamurira ikibazo ariko okay nta kibazo tugende nta kibazo ufite mu mutwe abakobwa mwe musigara aho ngaho ubwo se nta kibazo ufite ko mbona utakomeretse mu mutwe bikugendekeye ubwo ngo umunwa nyine se kumva meze mute twaje hano ikibazo vuga cyane ariko mbanze batwibye amatungo ari wowe n'uyu babibye amatungo twaje ahubwo turi batatu ari umwana ngaha ngari kumwe na mudugudu bagiye ngo kumukoza iki ngari kumwe na mudugudu uriya muntu ni mudugudu yambwiye ati twebwe twabibwiye ibibazo dufite tugafite ushobora kubafasha nyine bitagenze gutya na gutya icyo gihugu cyitwa ba mudugudu barimo aha ayo barimo twese twaje gukina n'umuntu wanga twese sohoka aho ngaho mudugudu ari wowe mudugudu wino hano sohokane naho mwinjiranye mwese uwo mwe muri kumwe ari he ntabwo uri mu muryango uri mudugudu we abo mwinjiranye bose nibasohoke ikigaragara n'abantu b'imboho mudugudu yambara amakabutura yangwa nimbo gisa mudugudu wahe ko mumwicaje hasi wowe ko wongera ngo ni mukino wowe n'imbwa ngo ese aba ubwiye banze kuba ikibazo cyawe nawe njye ariko yaramaje ko kinyamurira yakigukemurira yakigukemurira mu rwego rwo kuba mudugudu cyangwa hari ibindi yakemuye byose yabikemuye wari ufite ikihe kibazo wanamubomoje byaba ikibazo yabirangije nawe yagisutse ngo yatangiye nawe yabikora nabi kabisa ntabwo yagize leta agize byari sato ngo uretse ibintu biraya ntabwo byamugera ariko mwahuye n'abantu byarangiye iki se nyine uyu nguyu twamubwiye ngo dukemurire ikibazo cyacu aratubwira ati tubanze ngo tukaryama bwiza ari bukemure noneho tumubwira ngo tugiye guhamagara abayobozi aravuga ati nibo mudugudu wa hano ibi bintu byose arabishinzwe byose arabishinzwe ariko tubaza tukaryama tubaze n'uyu nuko nyine byagenda nawe nuko byagenze se yakwatse abo bakobwa babaye batatu cyambere wese ikosa nta mudugudu kuriye uragendana neza uri mutwara ntabwo uri mudugudu uramutwara sibo biratandukana twasasigaye tujyana abana mu ikarito uri kucyumvira kimwe none wowe ufasha abakobwa bato yose y'abantu batatu urimo kwaka havamo umwe w'ikiraya nawe wananiranye oya abakobwa ni ibigoryi ahubwo ubu se yaba babyemeye ntabwo biba byarangiye nawe ubwe barangirije utongera ufasha abakobwa bazima ngo ni ibigoryi oya ubundi se mwabiherewe ni gute uhereza mutwasi hari ikintu mwatanga ukifata ugahereza mutwasi ngo umupfuri ngo ni imipfuri ngo basigaye babyitwa da ngo ni ibitereko niko sha bari gukonjesha uyu nguyu bivuze ngo bahuye mushatse kwigira namwe abamarayika abana barareshya abahuje imyose ko bareke ahubwo mudugudu nyine twifatishije
umugabo ngiye kumukubita n'ubundi ndetse amuzi hanyuma iby'amatungo yanyu n'ubundi kiravanga kibi ni itungo rimeze rite se ni ingurube n'urushishi banyibye ihene n'eshatu kandi mu nama ishize bari bavuze ati uzibwa azahita aza none dore turaje kwakirwa Murase barabasubiza ihene. ceceka ubwo abayobozi bafite kubyanga n'ubundi ubu ukwiye kuvugana maze cyane rero ikurikirane n'ubwo turamusigarana n'ubundi byose nibwo tuzabona ahubwo umuntu umuhambira hanyuma Cyane muhebe. By'amatungo yanyu ni mu bihebe ngo muzategereze. ese uyu mugabo yarari kujya kukamanika waye Nayabonye ibaze ko uyu mugabo yarari he namuhamagaye mu mudugudu ndamubura yayiriye ahubwo se uyu yadusanze. nari nitije icyumba cya mudugudu n'abayiriye ahubwo se bimeze izo ngabo abagabo babiri umuraya ntabwo ntabwo ari icyo kibazo urumva ko baguhamagaye bajya naguhamagaye nayizanye ikibazo cyane masanga uyu mugabo w'umutekamutwe anekaho mitwe ndamubwira ni njye rero umudugudu nasize aha ngaha twitoreye ntabwo ari wowe ati rero njyewe ndategereza mudugudu akaje nibwo nahise nigira mu nzu ashaka no kuntuza nari ngiye no kumutera ishyi nk'ebyiri ndamwihorera aba bakobwa rero barambwira ati ngo harakiba kimwe sinzi niba yaragikeneye yijyanye nibwo naguhamagaye ngo ugiye muri iki kibazo nari ngutegereje ntabwo batumutima ariko bagiteye ubwo rero ku kibazo cy'amatungo yanyu njye ntabwo ikibazo cy'amatungo njye rero iri joro banyibye televiziyo yanjye bayibana na moto byari biri mu nzu none moto yo ni iyanjye oya kuroba ko ntabwo njya ndoba ahubwo mba ukuntu ibintu bimeze uranyemura ikibazo cyanjye ushake uwo muntu kuko natabaje nta n'irondo nigeze mbona abantu twishyura amarondo bimeze bite kandi nawe uri umwe mu bakontorori cyangwa batwara njyewe ntabwo ibyo ngibyo bibareba njyewe kiriho nuko gihamye icy'ingenzi ni uko mubizi ko nari ngifite muragikemura ni ukubera umugabo ibyo ntabwo bibareba mbese ikibazo kimwe njyewe ntaje gutanga ikibazo nk'abantu b'abayobozi cyangwa nawe mumeze nk'abo ko duheruka tubatora muri abizerwa muri kwibuka abaturage mwebwe nta murwanya nyamara ibi bigabo nabyo wasanga byarahindutse kubakemura ibibazo byanyu none se kwa none agukemura ikibazo cyacu uretse ariko nawe agakobwa ndagakubita abantu b'abayobozi wowe cyakemutse wagabanyije amagambo wambaye uyu yashyize kubomora wasize iki yamuteye none wamuteye fureshi twibwire yakamutse ngiye kubafasha kumbwira niko yagenze umugabo warasigara hano ntabwo uri mudugudu ureba bomose wacece Ngo ndasigara. mudugudu Hano bagiye ndasigara. mudugudu mudugudu neza ariko ngo bakubone wesha nabikubwiye ngo uri umutekamutwe ubundi byagenze ngo mwebwe kambe wagisekura byagenze wewe ugiye ibibazo byacu tugende n'utunywa tubi namwe n'udutafari byagenze Ariko turi mu gatanu. umva kamaze mutwire kishi nk'ebyiri uko muri yamenye wowe twamagana abantu ubwo mwakoresheje Sibyanjye nanga. mwakoresheje udukingirizo Sibyanjye nanga. Icyo nawe nakoresheje cyose. ya mudugudu ndashaka kubaza nkamutera nk'ishimwe Ikibazo cyanjye cyakemutse kuko myaka yamenyereye nk'izindi. cyane uriya rusura mudugudu kuko abakobwa b'iki gihe banagushota ngo batanze imipfuri babacurangiye ariko se yawumuhaye ibyanyanza ntibigende ikiba kiri umukuru w'abandi uyu mudugudu ntavuga uwagutora bagutoreye ubunyesi bwo kubomora abana b'abana uko jye muzi n'umutwara se mutwara nase yigize mudugudu ndabizi se
nasanze ahangaha niga n'ibitabo nawe ungenderamo nawe nta kintu cy'ijana ese wowe urumaze iki hano njye naje gutanga ikibazo cyanjye ikibazo cyawe se ikibazo cyawe ubundi ngo bakwibye ngo ngo televiziyo genda twacyumvishe nagenda twacyumvishe nabanza cyane uretse nabanza byandike televiziyo na moto yakabye kugenda twaba dukora iperereza witwa ndesha jewe bahita ku mucyo ku mucyo ese ni ku mucyo hajya nta madeni arimo mu musoro nayo nirondo ndagishyura kugira ngo ahubwo andika tuzabikurikirana tujyane muri polisi by'amarondo byo tuzabikurikirana wambwira ariko ku mucyo ariko uyu mucyo bamwibye televiziyo na moto yego bihagaze amafaranga angahe byibura moto yanjye nayiguze miliyoni 5 yego televiziyo nayiguze miliyoni navuga ko ibyo ngibyo gusa nta kindi bayinze mu mudugudu ibyo nimbona yose ndashima nta kibazo ku munsi wo kwa gatatu uzaza yose mudugudu na nimero zanjye mwanditse ubu ngubu nzabimenya kunda guhurira mu ariko se si undi uwanye mu mudugudu ariko reka mbanze nkubwire umusore w'umukene akundwa na nyina ubwo nyine wakenye byarangiye niyo mpamvu nazira ikibazo kugira ngo muri cyane ufatanye abamama ahubwo mwebwe mugomba kunyuma wazakigufasha kari akagabo k'ubushati wanjye ati ni masine bashyizeho se ako kantu niko kakoze ikintu basi mugiye kunjyana gutya umwete yemeke niyigenze n'amaguru yanjye ubundi nta n'amaguru ariko ibikisha ubu wumva kuko ubomora abana b'abandi aricyo uba ufite imbaraga zo guhangana nabo murangize se bibona w'inzaramuntu uri mudugudu goshya nufunga ngo ngosha cyokora ngiye mushyiramo n'imiyaga nkaguhagurutsa neza ariko wabyanga n'amapira injiramo ngo rero umvase uyu nguyu yaramaramo imyaka 3 nta bigori agomba kubona ntabyo igikoma cya saa sita kiba kirimo umucanga azajya kumva n'ururimi rwe n'imicanga asubire inyuma yitume yongere arye bya bindi ibyo nibyo biryo agiye kuzajya arya buri munsi yego nyakuba nawe nzakubona waje ahangaha ngo ugiye kumufasha yego databuje bizaba ikibazo